Bezi? Karame papa. Enda hano. Nakwitabye. Nyoko yagiye he? Papa nyine mama harano yaraherekeje nyine madamu nawe waje kumusura ariko niwe gufaraje agiye gutagaruka. Noneho nagera hano umubwire amfure ka gapantaro kirabura na rya kote ryanjye ranagure ejo ndaza kujyana mu materaniro. Papa nta kibazo nyine naza ndi bwamubwire. Mezi cyangwa cyo kwikigikira mu manga n'uko nabona Manzo yagiye nyuma ho gatonya. Nose nicyo kikugenza. Nakubaza ugenzwa n'iki hano? ushaka kumenya ikingenza se kingenza nyine ahubwo se ababyeyi bawe bari Mva mu ababyeyi banjye singongo sibyo iyo badaremba mara. wenda ibyo si ngombwa ariko ushaka wambwira nimba baba bari kuko hari icyo nabashakiraga Babwo vano genda cyangwa se nimba twumvishe neza uzaza ari uko mu rugo baba. ubundi ababyeyi bawe bari he ngaribo nivuganira Ushinzwe iki? mbwira ariko Uri mu ibarura se? se none kuba mubashinga ababyeyi bawe bagiye hehe ni ikibazo Mubwiye ko nabahari. shambwira aribo nisabira akazi Mubwiye ko nabahari ntabwo uri kumva ariko. wasizemo nimuwe koko Gabanya amagambo cyane aguzikura mu cyaro. Nose kuba mu cyaro niyo mpamvu navuye mu cyaro nkaza mu mujyi nje gushaka akazi Wimara umwuka. Se bundi urinde wowe uza gushaka akazi. So haraguru sinabikubwiye nakubwiye ngo nshoboye wumvishe nshoboye koza amasahane guteka gutonora ibitoki noneho ndabikaranga nkabifiritiza none iki ubwo bivuze ko abana murabafite abana murabafite nakubwiye ko utemwe barura ubwo bivuze ko nanaguha na suvange ukayimesa yiko nabyo bishobora bitewe no sove na none n'ubundi wona nicyo ushinzwe genda Nikokoro, boss shakoro. Ako zama sabira ngayo mumboss. Zama burasende ndaho man nizi bunda biho mumbo. Bon.
Niki bose karo ariko karo. Hano bariyo. Ahangaha se ahangaha ni kwande ni kwa kaka. Ariko se narahibagiwe karo ariko karo. Ariko we musazi, uri umusazi cyane. Karo masafuriya nyaho ariko karo njyewe ntabwo mbizi. Wangureye se? Ndi muzima naha ndi muzima njyewe. Era hano bariyo. Ahangaha se wagiye ruguru. Wagiye ruguru wagiye koza n'ibihaza. Nta kibazo uri kunyumva se karo. Hanya ngo witwa ndemwa. Umva njyewe ndi kuvugira mu ndangururamajwi y'abasilamu ariko karo. Ariko uko mbona wagira ngo bariyora. Bagiye ruguru ejo mu Niba udashaka kundangira hita uzamuka. ariko shaka ronga umva se karo. Turamaze kurenya home. Kundangira ko bariyo hita uzamuka. Yego nani ariko ushaka yije mva njyewe ndabona kunoba ahubwo njyewe ndakwigihaza. Ndakwigihaza. Njyewe wese ndakwigihaza. Ariko njyewe umva njyewe ndakwigihaza. Uretse Moroshe nkosha. Moroshe ndakoroshe nkosha ndagwa. Cyane nkosha. Mwana umunyenga Zamuka. Jewe umva njyewe ndavuze ngo ndaje. Ariko umva uretse. Umva Umeze ute se? So nyine meze neza nyine nta kibazo. None se iwanyu bariyo? Mu rugo nyine naba ariyo ariko nta kibazo waza ukicara. Umeze ute se? Meze neza. Harya wambwiye ngo mere wanyu ntabwo ahari. Nyine mama araho yagiye ariko mu kanya gataraje. None se sister, nabita kubangamiye waza ukicara hano niba nta kibazo byagutera. Nta kibazo. Ivi. Harya na papa wawe arahari se? Papi mu rugo bose arabagaye. Aratinda yose? Ntabwo mbizi no siko Ese nabatekereza. ko mbona ufite agahinda. Nagenda ntabwo no se kubura gutya niba n'ibisa. Ariko papa wawe ari ubwaho yagiye aratindayo? Ntabwo mbizi. Narumvishe se yagiye mu materaniro se? No siko mbona abanyaviyano ntabwo mbazi icyagiye. Kandi nawe iki gihe ibintu bye by'amateraniro hari igihe bajya bitindirayo. Ese ko numva uri gushaka no kutwinjirira. None Ndakora. ndagira ngo mubwire iri jambo. Urugendo tugiye gutangira tuzarusozanya. Rwogendo suzarutangira nande. Nawe Wasinye. kujya nza nakureba ukamakaribu Bose mama we yaba hari ukanganiza sukagira wenda ni ibintu bisanzwe nyine. Ese ngaho noneho ngo basi nyegamaho basi bwarimwe basi ngaho binkorere bwarimwe cyako bwaroreka mbikora. Si wamenye se ko ndi umwana mwiza? Namenye nyine ko ntacyo twara. Ese ubundi ikintu uba ukeneye ni iki? Amavuta icyo kurya. Base bazankoreye agasiripurize kamwe gake wenda kanshimisha. Kihoreye si ubwa mbere ngiye nkakoreye muri uru rugo. Nzabireba noneho gaguza. Si ubwa mbere mbikoreye mu rugo rwanjye, nawe nabigukorera. Kanegeze ndene muzabikora. Ahubwo reka ndebe ko nataha. Ariko gusa ninjya nza hano ntukajya ugaragaza niba kubera tuziranye ukajya ubigaragaza nyine ngo ubyereke iwanyu. Ubwo reka ngende sibyo? Rero ubwo nagenda sibyo? Nta kibazo.
wajya kwenda ibihaza rugo wari umuzengereza uraho mesiye bita mesiye yewe amasafuriya ndayahoma urayampa ufite amasafuriya ibigundi ndabihoma njyewe ariko bose uramwakazi gaturetse na njyewe Injira. Pastor. Imana irakurinze. Irandinze nta kibazo. Ni amahoro. Ni amahoro. Umeze neza ariko. Meze neza nta kibazo. Wadusuye. Nabasuye nta kibazo. Tuburanyeho iminsi myinshi. Iminsi myinshi ni kuri twese nawe waragiye uravura. Imirimo y'Imana yaraguheranye. Imirimo y'Imana rero ukuntu bimeze urabona ucitse intege mu gusenga. Nta kintu na kimwe wageraho. Oya ntacyo wageraho. Ubundi byose Imana nibi tubona ibyo ubona dutunga byose bibanzirizwa n'Imana. Imana niyo igomba kubibamo ikakwereka inzira hanyuma nawe ugakora. Ubundi hari umurongo wo muri Bibiliya rimwe na rimwe ujye umfasha dore usanze ariho na yindi no gusoma. Yego. Haravuga ngo Zaburi Yobu ibice 42 umurongo wa 2 sibyo? Haravuga ngo nzi yuko ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yayo yose. Ubwo rero urumva akantu pasite hano karimo ugiye kwishira mu by'isi ukijandika mu by'isi cyane hakaburamo akantu k'Imana. Niyo ishobora byose nta na kimwe twageraho tutayifite. Oya ntacyo wageraho udafite Imana. Buriya iyi Bibiliya ijya imfasha. Hari igihe mba nihebye numva ntazi ariko nasoma Bibiliya nkatuza nkumva meze neza. Arega buriya wumva ngo ishobora byose uhoraho baba bavuga Imana yacu, Imana yo mu ijuru, Imana ikomeye, Imana ikora ibitangaza, Imana ikuri ibindi byose hano kuri Yesu. Amen. Haleluya. Nose pastor nagusuye ntago twayirukanaga nutuzi subizi nge ninywera amazi ubundi agomba kunywa amazi nyine. Urebye kimwe cya gatatu cy'ubuzima wenda nshize nko ku kigereranyo 4% k'ubuzima bwacu 3% ni amazi. Ariko se ko umudamu wawe adakoma aho ni amahoro? Madamu urebye hari murumuna uba muri Canada yagiye muri Canada umusibejo urumva nyine ararwaye. Madamu wawe ni urwaye cyangwa murumuna we uba muri Canada ni urwaye. Ubwo sinzi igihe azakirira kuko ni urabona madamu wanje afite famiye nkeya nyine umugwa mu intege niwe yagiye kureba nyine ararwaye ameze. Oya nta kibazo Imana iramurinda. Imana se kari ikora byose ni ibintu tuba dufite kari biduha. Imana ni ibiduha. Imana ishoboye byose. Nose pastor ugira se ngo sinaringiye ngo ndebe uko umeze. Ubwo ndamahoro urebye na famiye yanjye kire ko warwaye naho twese turi amahoro. Nanjye phone yanjye yari imaze iminsi itariho nari narabuze ku buryo naguhamagara. Naraguhamagaye nta kuntu nagize ngo erega umuntu mukora umurimo umwe iyo umaze kabiri utamuvugisha akenshi wumva ko ari cyo yabaye. Ubwo nyine nanjye nyine nuko byagenze phone yanjye yavuyeho nagerageje uburyo naguhamagaramo nyine phone ndayibura. Iteraniro ryejo ku cyumweru sura riteranara ejo nta kibazo rwose ejo ndahari uze dufatanye kurera zirantama kuko urabona iki gihe haje ibintu bya viziyo ngo njya numva ngo niba ari ugutwika
ngo za bendova n'ibiki uze turebe kuko abakirisitu hari abasiza bayasokoje ukuntu ariko tugomba kurebera hamwe ibintu tukabikemura dufatanyije. noneho harimo abasore umusore muzima akifata ipantaro oya pasiteri reka ngende ntabwo twayirukanaga tuzasubira nta kibazo pasiteri imana ikurinde ntabwo nkwerekeje kandi musigara amahoro neza nawe ugenda ndi pasiteri. injira niwe neza mwiriwe ese ko wicara nta muntu urwaye kabiri niba nkubwiye ngo winjire ntabwo ari ngombwa ngo wihite wicara umukozi w'Imana se arana kabiri aha oya ngahicara n'ubundi bihaye karibu Imana ishimwe Imana ihimbazwe uragenzwa n'iki ko ntakumenye inje hano dore n'akavura kari kaguye rero kandi baravuga ngo ukomanze ku mukozi w'Imana kingurirwe yugame rero nibyo nari nkuze byanditse he none se ko numva unyita umukozi w'Imana nzihe umukozi w'Imana ni hehe abantu batamumenya ko ari ahantu wagiye ukora ibitangaza twarahabonye none se nawe uraje ngo musengere oya ibintu kigenda sengere nta muntu usengeye ku isi y'Imana ugiye kuvuga ko usengeye umuhamagaro Imana yaduhamagariye ntacyo waba ukimaze kuko hano nta ntungane iba 100%. baravuga ngo n'intungane gira 17. ubwo rero urumva nta muntu njya numva mu rurimi rw'amahanga babyita ngo nta muntu uba uri nomo nta muntu uri nomo ubaho. none se wagenzwaga n'iki mu rugo rwanjye bimeze gute kumbona uri wenyine se ubundi nta muryango ugira basi mbana n'umugore abana baba ku ishuri urabona mbana n'umugore wenyine ariko nawe nyine ntawe hari ahantu yagiye kureba umuvandimwe nawe urwaye numva nimba uri yambiranye ubuse ntabwo nasohoka rwose ndasohoka wenda gatangiye kugenamo gakeya twaganira nta kibazo oya hari n'ahantu naringiye urabona hari ahantu naringiye nubwo imvura iri kugwa ngiye mfite imodoka erega ntabwo ngenda kuri moto gusa benshi munsi ko ngenda kuri moto ngiye hari ahantu naringiye ahubwo ntabwo wari ifite nkakugeza iwawe niba atari kure cyane ntabwo ari kure nanjye nanahijyana urabona naringiye kwa pasita mugenzi wanjye kwa Nzabona ujya uhamenya uriya uriya ni pasita mugenzi pasita njye nyine urabona twagenda nkaguha rifite nta kibazo kuko ndi no kwihuta usanze ibyo nari ndimo nsa nk'ubisoje twagenda nkaguha rifite yego nta ribi ariko n'ubundi umwanya urahari nzagaruka kubasura nta kibazo urugo ni urugendwe ariko umugore wawe azagaruka ryari wenda ugereranyije ibyo umugore wanjye tube tubyihoreye tugende tuva aha ngaha nta kibazo